Muraho neza, nitwa Vincent. Lorenzo ndetse n'uwitwa Ruvuyanga batanye mu mashati ku mbuga nkoranyambaga baciye ibintu. Intandaro byose n'uyu witwa Karikeza. Ubwo APR FC yamaraga kuva muri Sekafa Kagame Cup, uwitwa Karikeza yaragiye abazara uwitwa Ruvuyanga kubera ko Ruvuyanga ari umufana wa APR FC, ariko nanone APR FC yigiye ahantu uyu mugabo ari we bifashisha. Karikeza yaje kuganiriza uwitwa Ruvuyanga amubaza uburyo yabonye ikipe ya APR uko byagendekeye kugira itsindwe ibitego bitanu hanyuma ive mu irushanwa. Gusa uwitwa Ruvuyanga yavuze ko APR yapangiwe features nabi. Abantu bamaze kubibona batangira kujyaho baramwanjama. Uwitwa nanone Lorenzo ukora kuri SKFM wakoranye na uwitwa Ruvuyanga kuri RBA batana mu mashati. Ruvuyanga akandika, Lorenzo akandika, Lorenzo yakandika, Ruvuyanga akandika. Reka ngira mwumve uko byatangiye ubundi Karikeza abaza uwitwa Ruvuyanga. APR icyayigoye mbere na mbere yapangiwe fixtures nabi. APR yapangiye fixtures nabi muri Sekafa Uko ntago ariyo mpamvu gusa, ni impamvu nyinshi, ariko nkwerekanye ihereho. Amakipe menshi ahangaha yaje muri Sekafa ataragize umwanya munini wo gukina imikino ya gishuti. Ntabwo ibyo ngibyo wenda APR ariyo ibyihariyeho gusa, ibyo amakipe yakoze ni ukwideburiye. So APR ikintu itahawe yeka yuko yari kugihabwa byari kuyifasha ni ukudahera ku makipe y'ibihugu. Gor Mahia ni ikipe ikomeye, ni ikipe ya champion iwabo. Vipers ni ikipe champion iwabo. Byibuze APR iyo iza guhura na Garde Republicaine na match ya mbere igakurikizaho nka Vipers, Gor Mahia bagakina ari nk'iya gatatu, hari ikintu byari gufasha APR. Kuko Rayon Sport yakinnye na KVZ match ya mbere, ni ikipe wavuga ngo ntabwo mu by'ukuri umunzani ntabwo yabinganya na Rayon. Match ya kabiri bahereza Taska. Ngira ngo bamaze kubyiyumvira neza uko Ruvuyanga yasobanuye ikipe ya APR. Nyuma yaho ubwo nyine yari amaze kubona abantu bari kugenda babamwanjama bavuga bati ibyo bavuze ntago ari byo, ati izo ikipe zose yarangije kuvuga zari champion iwabo, ariko nanone wibuka ko na APR yabaye champion iwabo. Ati none si ibyo ngibyo urabikuraho uvuga yuko APR yapangiye features nabi. Nyuma yaho Lorenzo yanditse amagambo aramubwira ati ibintu wavuze ntago ari byo. Ruvuyanga nawe yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe ahita ataginga ahitwa Lorenzo, arangije yandika amagambo agira ati mukomeze musebye bamwe abandi mubasingize, ariko niba ufite ikibazo cyangwa amatwi yawe adakora neza ntabwo biguha ububasha ubuhimba ibyo navuze. Be careful. Ibi ngibi rero yabimubwiye ubwo Ruvuyanga yararangije kuvuga amagambo avuga ko APR yapangiwe features nabi, ariko biza kumurya ahantu bitewe n'amagambo uwitwa Lorenzo yararangije kumuvugaho. Hanyuma nahita amusubiza ubutumwa bukakaye cyane. Kugeza iyi saha rero ibintu bikomeje kuba bicika ku mbuga nkoranyambaga. Aba bagabo bombi bakomeje guterana amagambo agiye atandukanye. Mu ndebere ubu butumwa rero bwakomeje kuvugisha abantu benshi cyane, bibaza bati ese hagati ya Lorenzo n'uwitwa Ruvuyanga haraza gucura iki? Ubwo hari ku munsi w'ejo rero, ubwo ndavuga nyine umunsi Rayon Sport yari igiye gukina igikombe cya Sekafa Kagame Cup ku mukino wa nyuma, uwitwa Lorenzo yanditse amagambo agira ati epi let's go Lion. Ruvuyanga yese ajya hepfo muri comment nta n'amasaha menshi ashize ahita yandika ngo go yourself. Munyumvire mwa Banyarwanda mwe,
yahise amwandikira ngo goyo wa serifu, ariko wibuke ko Lorenzo nawe ari umufana wa Rayon Sport akaba n'umufana wa Musanze FC. Yahise amusubiza amagambo rero akakaye nk'aya ngaya. Aya magambo n'ubundi yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari kugenda avugisha abantu benshi cyane bibaza uburyo biri buze kurangira. Umwe aravuga undi agahita asongezamo, undi akavuga undi agahita asongezamo, bikaba uko nguko kugezana n'isaha abantu bari kwibaza bati ese biri buze gucura iki? Gusa nta muntu wari wajya ku mbuga nkoranyambaga ngo agire amagambo avuga cyangwa se agire amagambo atangaza uretse kwandika gusa. Umwe avuze akantu undi agahita ajyaho akakavuga. Uwitwa Lorenzo rero ukunze gushwana n'abanyamakuru ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi ntabwo bari batangira kumwanjama kubera ko ashobora kuba yaravuze ibintu bizima cyangwa se yaranyomoje uwitwa Ruvuyanga ubwo yavugaga ko APR yapangiye features nabi. Lorenzo akabusubiza amubwira nyine ko Rayon Sport APR itapangiwe nabi, ati hubwo ekipi izi gukina niyo yakomeje. Ndagira mbabwire ko iyi Gor Mahia nubwo yatsinzwe ariko yari iri mu ikipe ya APR, ndetse yewe na Vipers yari iri mu ikipe APR. Ikipe igera ku mukino wa nyuma, ati none se ni gute abantu bavuga ngo izi ikipe zirakomeye kandi na APR ngo tuzi ko ikomeye mu gihugu cy'iwabo gusa. Ati rero abantu bagenda bavuga bati APR yapangiwe nabi, ntago ari byo. APR yaratsinzwe muzabyemere. Ati na Rayon Sport iza gutsindwa, aya magambo muri kuvuga ni mwakabaye muyavuga. Ati kubera ko n'ubundi ikipe iyo yatsinze cyangwa se yatsinzwe amagambo aratangazwa. Ruvuyanga rero gusubirwa cyangwa se gusubizwa n'uwitwa Lorenzo bakoranye kuri radiyo imwe, ahita mubona ko ari kumufeka, ariko nyine ubutumwa n'ubundi ni hahandi hayo buba bwatambutse. Ariko se mw'abanyarwanda mwe, abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba APR, hagati aho ngaho nubwo nyine ibingibi biri kugenda biba ufite ubushigikiye, ariko nanone ushobora kwibaza uti ese ubundi wa mugani ninde waba uri mu makosa? Uwaba uri mu makosa se ni Kari Keza waje kubaza Ruvuyanga uburyo APR yayibonye muri iyi mikino cyangwa se uko yitwaye muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup? None se ni Lorenzo wagiye kwanjama uwitwa Ruvuyanga akamusebesha nyine ku mbuga nkoranyambaga, bikarangira Ruvuyanga nawe ageze umujinya akazajya amusubiza? Ubu ngubu tuvugana Lorenzo yandika akantu uwitwa Ruvuyanga ahita amusubiza, kandi mubura ubona ko harimo n'uburakari bwinshi cyane. Uwitwa Lorenzo nawe akitegereza yabona Ruvuyanga hari ikintu avuze kivuga kuri Rayon, nawe agahita amusubiza. Inkuru ni ucyo zimereye, social media bazitwitse kugezana n'iyi saha. Abantu bari kwibaza uko bizacura, bati se uyu nguyu Ruvuyanga nawe agiye kuba nk'uwitwa Regani Rugaju wamwise Goregore rikaba ryaramuhamye? Ubu ngubu rero abantu bakomeje kwibaza uburyo hagati ahangaha biri bize gucura. Murabizi ko uwitwa Lorenzo Christian yagiye kuri SKFM avuye muri RBA. Aba bagabo bombi bahataniraga kuba bayobora urubuga rw'imikino. Iyo Lorenzo atabaga yaruyoboye, hayoboraga uwitwa Ruvuyanga. Ubwo ndabivuga mu gihe uwitwa umuyobozi wabo mu rubuga rw'imikino uwitwa Jean Claude Kwizigira nyine igihe abaga adahari. Aba bagabo umwe yarayoboraga urubuga rw'imikino, birangira umugabo umwe abavuyemo aragenda kubera gushyamirana kw'abanyamakuru babiri ari we Lorenzo ndetse n'uwitwa Regani Rugaju. Birangira Lorenzo yigendeye, none nahari ntashaka gutanga agahenge. Ubu ngubu bari kwanjamana. Hagati aho ngaho abantu babaye benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda birebera amakomenti y'aba bagabo. Igihe umwe atangaje undi nawe agahita ajyamo akamusubiza. Njye rero mubanye muri amakuru nitwa Vincent, reka nkwisabire gukomeza kunshigikira ugakanda kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkuru uzajye ubona mu wa mbere utirashakisha. Ukomeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.